benshi bibaza ko ubuvuzi gakondo bushobora kuba bufite byinshi bukemura, natwe twabyibaje bituma tunyarukira aho bukorerwa, hanyuma tugiye kuganira n'uyu mukecuru nk'uko muri buze kubibona. Ubu buvuzi bukoreshwamo buracyahari, burakora kandi buravura ku bagenda babugana. Reka abanza twibwire, turaza no kubarangira kugira ngo umubone aho ushobora kubona ubu buvuzi. Witwa nde mukecuru? Nitwa NYIRAGAHAMIRIZA. Ubwo kera rero twaravute dusanga ba data n'aba mama n'abanyogokuru bavura bya gihanga. Abagore bagumiwe kutabyara, abakobwa bazingiwe kudashaka abasore. Ubwo bategaga abantu ibintu mu maguru bakagenda amaguru gakabyimba. Waje no kubyara ku bitaro bagasanga barakumanikiye, byose bakabivura. Ubwo nibihato no kurutsa ibyo bintu byarahose. Ubwo muri make harimo hagaragaramo n'ibintu bijyanye cyane cyane ndikumvamo ibintu bijyanye n'amarozi. N'amarozi barogaga umuntu, noneho yaba atagiye kwirukisha ngo babimukuremo agahita apfa. Ariko rero bya gihanga baramuhaga imiti akabiruka bikavamo agakira. Bivuze ngo ibi ngibi byakorwaga uri muto, uri mu muryango wabaga ubireba? Nabaga mbireba ndi kwa nyogokuru niyo narerewe. Nyogokuru yaravuraga na sogokuru. Nanje mbese niho nyogokuru na sogokuru babindaze bamaze kwitaba Imana. Bivugwa yuko cyane cyane ubuvuzi koko ari umurage. Ubwo nukuvuga ngo nabo babirazwe n'ababyeyi. Nabo babirazwe n'ababyeyi basize. Nanje niyo narerewe, nanje barabinsigira. Warakomeje rero urabikora, urakomeza uvura abantu, urakomeza urabarutsa abo baroze ndetse n'ibyo bihato kugeza n'uyu munsi. Kugeza n'izi saha barangana, uretse ko ngeze mu busaza mu bucecuru nyine. Ubwo nanje nabiraze umwana wanje. Nanje niwe ngiye kubiraga, nawe aje arakora nk'ubuvuzi bwa gakondo bwa sogokuru na nyogokuru. Bivuze ngo mu muryango ubamo ubu buvuzi gakondo, umwana wahagomba kuba ari aho ngaho hafi abikurikirana umunsi ku munsi. Yego, ni ukubikurikirana umunsi ku munsi ku murwayi uje kwivuza. Nk'iyo abana ari benshi mu rugo se bose babaraga ubu buvuzi, cyangwa harimo umwe uba waratoranijwe kugira ngo aragwe ubu buvuzi? N'umwe natoyemo unyubahaga unkundaga, niwe nanje naraje ubwo buvuzi. Ubwo niyo mpamvu nawe iwanyu babukuraze? Nanje niyo mpamvu nubahaga nyogokuru na sogokuru, niyo mpamvu babundaze. Nanje mburaje umwana wanje nkundaga. Urakoze cyane. Hari rero bumwe abantu usanga bavuga bati ntibishoboka, n'amagambo, niki wabidusobanuriraho? Njewe abantu navuraga bampaga impano yo kugira bati wa mukecuru waratuvuye twarakize, none tugiye kuguhemba igikorwa dukoreye. Nkabona banzaniye ihene, nkabona banzaniye mbesi igikorwa ciza mu rugo, kandi bakaza kunshimira. Ko hari abantu batemera ko ayo marozi abaho? Abaho. No kuzinga abakobwa badashaka, no kuzinga abantu kugira ngo babone n'abagabo babo bibaho. Bibaho gose. Yego. Hanyuma hari abantu rero usanga kenshi nk'iyo baje babagana, abenshi baza bafite ibihe bibazo. Baje kukubwira ko bagwaye, bakakubwira ubugwayi bagwaye, noneho nawe ukabakemurira ikibazo ukabavura. Naho byaba bigera bikabagora se ku buryo namwe hari byabananira? Oya, ntago byatunanira. Ntago byatunanira, twese dufite ubushobozi nk'abaganga ba gihanga. Aha nari ngiye guhita nkubaza ngo ubushobozi mu bukomora hehe, mukomoka kuki? Kuko naje mbona ibikoresho bitandukanye hano, nabyo uragenda ubitubwiraho bike yenda n'ibindi, n'uya muhungu arabuze kutwunganira kugira ngo umuntu yumve imbaraga aho zituruka. Tuba dufite imiti inyuranye y'ubugwayi bwose. Iyo uje ukavuga ubugwayi, umuti gubaguhaye. Ubwo imiti iranyuranye nko kwa muganga nyine uko bisanzwe. Turagikemura rero, ukagenda ukawunywa, nanga nka gukorera gahunda neza, ukagenda ukaza uri kuvuga ko wakize.
umuntu ahita yumva umuti rero akavuga ati si umuti, hari imiti usanga abantu bakura mu bimera, ndavuga mu byatsi, hari imiti bakura mu bikomoka ku matungo nk'impu, amahembe ndetse n'ibindi, ndetse no mu bindi bitandukanye bituruka mu butaka nk'amabuye, ibumba n'ibindi. Mwe imiti muyikomora ku biki? ubwo twebwe rero abavuzi ba gihanga ba kera basogokuru n'abasogokuruza badusigiye imiti naho tuyikura haba harimo n'amabanga. Yego. Uyu rero ni ukuvuga ngo uyu muhungu wawe wamaze kumuraga ubu buvuzi, ese murafatanya mu gukomeza kuvura abarwayi cyangwa hari naho mujya kubasanga kure bikangwa ko yajyayo ariko byose yaramaze kubimenya? Iyo ari kure nananiwe ndamwoherezaga akagenda akabavura, akaza kumbwira ko yavuye kubavura, bakazaza kumbwira ko umwana wanje yabavuye bakize, bakaza kudushimira. Se hano twabonye hakunda kugenda abantu benshi, nta gihe kigeramo kumva muranawe cyangwa se muri mu bihe mudashobora kuba mwakwakira umuntu kumuvure bitewe n'abantu benshi? Oya, ntabwo tunanirwa kubavura kandi baba babaye turabavura, twananirwa tukaruhuka kanya gato tukongera tugakora akazi kacu. Ariko ngo haza n'abaturutse kure cyane. Yego, za Ndusu, za Gatonde, za Nyamutera, za Kigali, za Gisenyi, nta batatugana bose barazaga. Turacyakomeza tuganira rero ubu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwa kinyarwanda. Twumvise yuko habamo umurage. Uyu nawe ni umwana w'uyu mukecuru, reka atubwire muri make kwakira irage cyangwa se umurage kuri ubu buvuzi, uko yabukurikiranye, uko yabwakiriye, nuko agerageza gufasha abantu. Reka banza twibwire. Nitwa Wayo Juma. Mama yagerageje kumbwira ati mwana wanje, urabona turi mu isi ibibazo ariko hari ibanga njaka kuzakumenera. Ati se mama nirihe banga? Ati rero nanjye bangiye kuzakumenera nayimenewe nande na nyogokuru. Murabona murabyirebera ahangaha dukora umurimo w'ubuvuzi gakondo. Murabona ahangaha irihembe ni munyakuzi, iringiri ushobora kuba uri hirya hanze y'igihugu rikaba ryagenda rikagufashiriza iyo ngiyo yuri uduhaye umwirondoro wawe tukarituma. N'ubu njaka naje ubunya muri kureba guca mukabibona gose rikagenda nako kanya uko no kuri songoye ni nako ndawe tunda mu kirere. Turarifata tukarituma, waba uri muri Amerika, waba uri hehe, aho waba uri hose riragufasha. Hanyuma iryo rindi wavuze ngo ryitwa munyakuzi. Uraribona rero munyakuzi abari kindu kigira vuba vuba. Urabona ahangaha hafatiye amafaranga. Aya mafaranga rero niyo baba bakwibye. Na iringiri niyo ridufasha mu kazi ka buri munsi, ritarigerageza ako kanya kugira ngo ibyawe byagiye ako kanya bigirute bize kugaruka. Nuvuga ngo mu byo mukora n'abantu bibwa cyangwa se abantu bariganyijwe ibintu, mugeze ko mu musaza avuga ati baranyambuye, murashakisha, mufasha umuntu gushakisha cyane gose naho kanya naho bwawe kubyirebera. Iri hembe riragenda rigashaka cyane gose. Dore ngubu urabona kino giceri wakijanye, urabona ko cavuyeho, ariko urabona ubu ngubu nagirute naho kanya ngo tangira guca, urabona ko cagirute ko ca iseki girute kirifata. No kuvuga ngo aho ibintu bya byose bizaba babiri nako kanya na maderegite bitabigirute bihita bikemuka. Yego, uracyari muto, ubu buvuzi biragaragara ko ufatanya na mukecuru kubera umurage mukura mu muryango. Hanyuma twagira ngo turebe abaza babagana umunsi ku munsi, utunganiye nkuko mukecuru bitubwiye, baza bafite ibihe bibazo? Hari abaza bafite ibibazo by'amarozi, abantu basizemo ibisazi, abandi babyimbye inda, abandi babyimbye amaguru, abandi bagwaye indwara zo kuva zidakira. Abo akenye nibo dukunze wirute guhura nabo. Abantu baruzi inyatsi, ibintu by'imyaku kadepoza ahantu bikunde, ibintu nk'ibyo abantu nibo dukunze wirute guhura nabo. Mu byo mukecuru yatubwiye harimo ibintu by'amarozi y'amategano, kuzinga inda, umuntu agiye kubyara bigafata igihe kirekire, n'ibyo bintu by'imyaku ndetse na za karande zindi. Nagira nkubaze, mu miti mukoresha wagiye ukurikirana ba nyogokuru bakoreshaga ndetse na mukecuru wawe yagiye akoresha, kuba dukurikiye yaba iva nkahe? Kuko hari imiti tuziva mu bimera, mu biti, ku bikomoka ku matungo ndetse no mu butaka.
urabona rero hano tugira imbaraga zitandukanye. Iyo tugiye guhamura ndatuma abantu baje kuduhamurira. Ubu urabona iri hembe rishobora gusimbuka rikaja muri Amerika. Ubu none ahangaha ari mangeneye umuti bita mubuwa. Riragenda muri Kongo mu shamba. Ribuce girute riwuzana ahangaha. Ari mangeneye kamara mahano ishobora kuba byibuze iri muri Nyungwe. Iri hembe riragenda rigirute iriwahe rigirute riwuzane. Ariko hari ibanga dufite twihariye umurage twasigiwe tutagomba girute kugaragaza mu maso yanyu. Murakoze. Yego urakoze cyane uvuze umurage ukomeye noneho tubihuze yenda n'ibintu bijyanye na basugukuruza ahangaha kuko aramuntu avuga bati hari izindi mbaraga zishobora kuba zituruka yenda kuri Nyabingi cyangwa se zituruka n'ahandi mu myemerere y'abantu ya kera uko babyemeraga bihuriye. Okay, abantu rero tubyumva kimwe umuntu ngo yongeye kwivuza ngiye kwa shitani nonse kuri umuntu ukora ni shitani kwabonye amasobonye ni shitani ahubwo twe nubu twari dufite twasigiwe naho abo bavuga ngo bagiye kwa Nyabingi ni ibintu abantu bisizemo ariko ubu tuvugana n'umuntu avugana na shitani twe ni imbaraga n'ubuvuzi buturuka mu muryango wacu bwa gakondo si ugushakisha. Hari naho hantu zumva ngo kwa kanaka ubu dufite ikibazo cy'abaganga bagenda batwitirira baryamana amafaranga ngo nahuye ngo nakanaka mu byukuri ndibaza umuntu namurya ikire kijana gute wabonye ko bazana ikire kijana hangaha noneho kuma umuntu ngo byagenze guce kandi uwo muntu yagize nuko duharabika no guharabika izina ryacu natwe mu byukuri uraza tukakwakira tukagusuzuma y'ibyawe tubonye ari byo kwa muganga tukohereza hehe kwa muganga mu kizungu yari bya kinyarwanda turakwakira twakuvura ugakira ugataha. Aha ngibi rero ibyiza byo kugenda tukajya kwirebera hari benshi bashidikanyaga burumva yuko ubuvuzi gakondo nabwo bwemera ubuvuzi bwa kizungu n'ubuvuzi bwa kizungu haraho bushobora kuba bwemera ubuvuzi bwa gakondo. Hari aho n'abavuzi ba kizungu bashobora kuboherereza umuntu bakavuga bati ibi ngibi si bya kizungu mujye mu kinyarwanda cyane gose ibyo ni ibintu ku munsi wa none ubu ndashobora kuza ahangaha udafite ubwisungane mu kwivuza ngo ngwakire kuko dukorana n'ibigo nderabuzima hari igihe hagera bakubwira ati ndago ibi bintu ndago ari byahangaha gana hehe gana mu kinyarwanda. Kandi hano abantu baraza benshi cyane gose nayo wabyiboneye. Aha reka rero noneho dusoze tureba bimwe mu bikoresho bigize ubu buvuzi buri muri uyu muryango kuko aho ugiye hamwe usanga badafite ibikoresho bimwe ibyahangaha bafite byadutangaje twabonyemo dusobanure bimwe na bimwe mu byo turimo tubona hano. Urabona iri hembe ubona bagita munyakuzi icyo bisobanura gufasha aho umuntu yaba ari hose byihutirwa ako kanya. Iri ngiro ubona bagita kaboroga ni ukuvuga ngo aho waba uri hose utaka ubabaye uboroga urabona ukuntu ugigonza ahangaha guca ritari gufata rikakwiyegereza rikagushira muno hagati ndago wakoraho noneho yujemo hano hagati ritari rifata ibibazo byawe ubwo urikoza ku muntu ukurikije ikibazo afite reka da niyo twaba tutari kumwe nje no kuvuga ngo umwirondoro yawe amazina yawe urabona uko rimeze guca riraza mo hano guca kugira ngo mbone ko ibyaye mzakiriye hano hari akantu nza kubona kameze nk'ifoto yawe ngahita ngusuzuma tutayi kumwe kugira ngo aho waba uri hose ku buryo kuza bikugoye iringiri n'iryo ritegerute rigufasha. Yego nabonye n'uducuma mbona dore rero iki gicuma ubona nawe bwa buri kuciyumvira kirimo inzuzi zera mu yandi magambo no kuvuga ngo gifasha abantu bahuye n'amashitani amahumane kwa kunumvanga abantu bari kugenda ngahantu ngo umuntu wahuye n'imyuka mibi kino gicuma ngira guca wa muntu wahuye n'iyo myuka mibi igahita imuvamo ako kanya mu masegonda. Urabona uyu no murizo ubu no murizo wiki uyu no murizo w'inyamaswa bita inzanga. Inzanga ni inyamaswa kuva na kera hose abakuru bo barayizi. Inzanga ndago ushobora guhora n'ibibi nayiguhaye
ntuziza kubikenera uze nguherezeho gatoya. Inzanga ni ukuvuga ngo ni ikintu ushobora aho wanyura hose, haba ari ahantu hari imyuka mibi, haba hari ahantu hari amashitani n'amarozi, ibyo bintu ntabwo byagira ute, ntabwo byagufata. Ubu hari abantu bagerageza kutwigerera, ariko kubera ariyo mpamvu ubona iyi nzanga ntabwo wapfa kuyibona hariho hose, ari ahantu uzasura abaganga ariko nta muganga uzasanga afite iki inzanga. Iyi ngiyi twayisigiwe na sogokuru bitaga Yakobo. Hanyuma iri hembe ryo mwana naryo ni ryo sogokuru. Ibi byose ubona ndago abi twagiye gucirira ni byo sogokuru yagize ute yadusigiye. Urabona iribuye sisara bwayi siniki. Iribuye amahembe gari ko ahantu bita irubumbashi. Riva irubumbashi iri nibuye umudamu bamanikiye hinda. Turikoza mu mazi twarangiza yamazi akayoga ava aho ngaho umwana agize ute amubyaye. Iyo byanananye kubyara. Kubyara. Nabonye n'inzogera. Iyi ni inzogera rero. Iyi ni gwamiringi. Gwamiringi ni ukuvuga ngo gwamiringi ni ikintu aho utambutse hose umuntu akumvamo izindi mbaraga, akumva imirindi kandi utari wagera aho ute ahugeze. Ngira ngo nabonye n'irindi hembe hariya ryera ry'umweru. Iri ubona rero iri hembe iri ureba niritoya mu yandi yose. Ariko iri ngiri rifite imbaraga zirenze uko ayanganya tekereza. Iri hembe umuntu wese basize mu mazi niyo bagushira muri Tanganyika, niyo bagushira hehe, iri hembe ibintu byose bagutegeyemo wabonye kajyo nakoreshaga ndi kuvura n'abantu kugira ngo ibintu babasize mu bivemo aho waba uri hose mu mazi ukubona uko ari umweru. Aho bagusize hose mu mazi iri hembe iribona rigukuraye ako kanya vuba vuba. Kandi ibintu byazingo byira ngo genda ngo uzaza ngo ubiyiza aho ngaho twicaranye ako kanya ubera abaniki n'amaso yawe. Iri rimwe rifasha no gushakisha abajura. Umuntu ashaka kwivuza kugira ngo agere kuri ubu buvuzi yavuga ko ashaka nde? Yavuga ko ashaka NYIRAGAHAMIRIZA. Reka rero tubabaze kubijyanye n'ikoranabuhanga. Nabwo umuntu ashobora kuba ari mu gihugu cya kure cyangwa se no hirya no mu gihugu akavuga ati nkeneye kugera kuri ubu buvuzi. Ese ashobora kubona kuri telefone 078 8 23 72 75 078 8 23 72 75. Iyo niyo numero ushobora kutubonaho kuri WhatsApp.